Nongeye kubasuhuza mwese mukurikira Hot World Entertainment. Kuri uyu munsi hari show, hari Mofaya, ni hit imaze kugira views miliyoni 8,500 birenga mu minsi 8 yonyine. Ni indirimbo yahuje igihugu cya Nigeria ndetse n'igihugu cy'Ubuhinde. By'umwihariko ni Afrobeat wongeyeho umuco wa Bollywood. Davido na Badisha bashize hamwe ubundi basohora iyitwa Wala Wala. Ntabwo tugiye kuza kuvuga gusa kuri iyi ndirimbo, oya, tugiye kureba ibiyirimo byose, amagambo ayubaka, umuco, imivugo, uburyo amajwi yagiye atunganywa, n'impamvu Davido yinjiye muri project y'Abahinde by'umwihariko kuri Badisha, n'ukuntu iyi ndirimbo yahinduye imyumvire y'abantu ku kwihuza kw'imyidagaduro ya India na Africa. Uhawe ikaze, reka dutangire. Badisha yaramaze imyaka akora ikizwi nka cross culture music, arimo kugerageza guhuza Bollywood na Afrobeat. Ni nako kandi Davido, umwe mu baririmbyi bakomeye muri Afrika, yari arimo gutekereza kwagura injyana ye mu bindi bihugu. Aha niho igitekerezo cya Wala Wala cyaturutse. Fajio y'umudendezo wa Afrobeat, amapiano vibe n'ingofero ya Bollywood, ibi ni bimwe bikubiye muri iyi song. Producer yatangiye akora beat irimo base ya Afro, amapiano, logo, drum na string melodies za India. Impamvu nyamukuru iri gutuma iyi ndirimbo ikundwa n'abatari bakeya, ni indirimbo ifite vibe yo kubyina, ariko kandi ikubiyemo imvugo zifite umuco wa Hindi, Prince English na Afro slang. Ni hiti iri kumvikana ku isi hose nka sound culture y'indirimbo zidasaba kumva ururimi ngo zikunde. Ibi biri gutuma kuri TikTok challenges biyongera ku rwego rwo hejuru, cyane cyane kuri chorus y'ijambo Wala Wala. Video ifite colors za Bollywood ariko ikagira attitude ya Lagos Club vibe. Reka twinjire mu busobanuro bw'amagambo agize iyi ndirimbo. Davido ni utangira verse ya mbere akoresha imvugo ya baby bring this your body, ashimangira umubyimba w'umukobwa n'ukuntu abyina. Yongeraho ati dance from your belly. Ibi byerekana belly dance influence iva mu muco wa Middle East. Aha Davido akomeza gushimangira uburyo umukobwa ahindura amabuno, akora shake ku rwego rwo hejuru, akamubwira ko yanamubonye kuri TikTok. Aha ni modern digital romance style. Mugihe Badisha yinjira mu yindi verse akoresha imvugo y'urukundo mu rurimi rw'Igihinde, akoresha amagambo akakaye cyane no gutumira umukobwa ku muhanda. Ku muhanda, ubwo ni nko mu tubari two ku mihanda. Yaje agira ati Wala Wala. Ibi ni umugani uganisha kuri beauty ewan, cyangwa se ku byiza bikomeye cyane bihebuje bituruka ku Mana. Akavuga ko umugi havugwa inkuru ye kuko uwo mukobwa afite ubwiza budasanzwe. Aya namwe mu magambo agaragara muri verse ya kabiri kuri Badisha. Naho verse ya gatatu, Badisha avuga ku mubiri w'umukobwa, uburyo atigeze abona undi mukobwa uteye nka we, ndetse akomeza avuga ko atanga ishusho yo kuba ari crazy cyangwa weird, naho umukobwa agakomeza kugaragara nkaho ari sexy bihambaye. Akomeza agira ati sinshaka kuzajya umuhamagara amanywa yose, ariko SMS zo ziremewe. Ibi twabyita nka modern dating rules. Ntabwo byarangiriye aho Davido yagarutse muri verse ya kane. Aha avuga ko yaragishakisha umukobwa umeze nk'uyu nguyu, umukobwa uteye neza, ufite buri za danje, uri beauty hasi hejuru, imbere n'inyuma. Yerekana ubushobozi bwo kumuha ibintu byiza nka Prada, Fendi, design outfit. Ibi byose nibyo Davido agenda agaragaza muri iyi verse ya kane. Akomeza muri American with Latin Berry.
Ibi bishatse kuvuga imico itandukanye mu ishusho y'umukobwa mwiza. Ku musozo avuga ati call me on my cell, ubutumwa ku gukomeza connection. Iyi hit irimo imvugo zigiye zikomeye zifite n'ubusobanuro buhambaye, nk'iri jambo wala wala ni ijambo rikoreshwa mu ndimi nyinshi za Middle East risobanura iby'ukuri by'Imana, naho hala hala ibi bivuga urusaku cyangwa se ibintu bihuha mu mujyi, naho ijambo kala kala bisobanuye wenyine wahagaze nk'intwari. Izi mvugo zose zikoreshwa muri chorus hook yica ibintu kubera uburyo zisakuza kandi zikora mu matwi ya buri muntu uri kuyumva. Impamvu iyi collaboration ya Davido na Badisha iri ikintu gikomeye cyane kuri iyi si nuko India na Africa bisangiye byinshi nk'umuco ukunda imbyino, abantu benshi, indimi zinyuranye, imyidagaduro iryoshye ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko kandi Afrobeat iri kwigarurira isi, Bollywood nayo ifite ubukana bukomeye cyane. Iyo uhuje Davido, ubwo ndavuga ni Afrobeat King muri Afrika, na Badisha umuhitmaker muri Bollywood, uhita ukora ikizwi nka Global Anthem. Indirimbo yatumye abareba ku mbuga zitandukanye biyongera ku rwego rwo hejuru. Icyo iyi ndirimbo iri kwigisha abahanzi n'abakora content, kwihuza kwa cultures bitanga umusaruro. Kudatinya kuvanga indimi bituma indirimbo iba mpuzamahanga. Kuzana ibintu bifite hook bituma bitajya mu gitabo ngo bibangamirane. Iyo producer yumvise neza amajwi y'imico yose ibizwi nka lizards, iba hit ku rwego rwo hejuru. Ngaho rero iyi niyo mpamvu wala wala yakomeje kwakirwa na benshi kuri internet n'ahandi hose mu ndangururamajwi n'insakazamashusho. Noneho muri comment nyibwirira, ese iyi ndirimbo warayumvise? Ni hit iri ku gasongero? Niye collaboration mwumva ikwiye gukorwa hagati y'abahanzi bo muri India na Afrika? Kandi niba mwifuza ko dukomeza izindi nkuru nk'izi ngizi, kora subscribe, ukande like na share, ubundi dukubita igitekerezo cyawe muri comment. Aha ni kuri Hot World Entertainment, ngende Dempa 250. Amahoro, imigisha bituruka ku Uwiteka aribyo bikomeza kubana nawe wowe ukurikiye iyi TV. Ciao ciao.